kubasuhuza ndagira ngo mbabwire ese muzi ko ubundi hari abantu bazi ko tentative status bayiha abantu batujuje ibisabwa gusa badafite KYC badafite migration, ariko ndagira ngo mbabwire ko n'umuntu ufite KYC n'umuntu ufite migration wamaze no kwimigratinga payize muri wallet ari igihe ahabwa tentative status. Ndakamba basobanurire ubundi muri make tentative status ni igihe rero account yawe berekana ko cyangwa se berekana ko ikiri mu buryo bwo kugaragazwa cyangwa se kurebwa ko yujuje information zuzuye cyangwa se yamaze gukemura ibintu by'ingenzi bisabwa. Ibyo bintu by'ingenzi bisabwa ni ibintu bitandukanye, hari way account yawe watanze muri KYC bihura n'ibiki. None se ni kubera iki bagushyira muri tentative status? Ni wango ubundi bagushyira muri tentative status kubera ko bakeneye kureba ko KYC yawe watanze yujuje ibisabwa. No wange iki gihe bareba bakomeza kuverifyinga amakuru wagiye utanga. Burya iyo utanze KYC ntago birangiye ngo barakuverifyinze, barakomeza bakareba ko ibintu watanze bisabwa cyangwa se byujuje ibisabwa. Ikindi kintu rero bagenderaho bareba amakuru yiyongera ku yo watanze, bakongera bagacekinga neza bakareba ko ibintu watanze ari byo. Ibindi bintu bishobora gutera habaho KYC cyangwa se tentative status ni igihe rero Pi network ubwayo iba iri kucekinga nyine ko nta account yawe itigeze ikora ibintu bidahwanye cyangwa se bidahuje n'amategeko ya Pi network, harimo nko kuba account yawe wayikoresha nka bots marobo, cyangwa se ukaba ufite fake account, cyangwa se ugatanga ibintu byisubiramo, amakuru yisubiramo adahuye. Ni wango rero nk'uyu munsi ugatanga KYC yawe ugashyiramo imyirondoro, ejo ugahindura imyirondoro, ibintu nk'ibyo bigatuma rero bashobora kwita bagushyiramo muri tentative. Ikindi bakomeza bareba nyine ko ibintu batanze cyangwa se amakuru wagiye utanga nyine ashobora kuba yujuje ibisabwa. Ikindi kintu gishobora gutera tentative status ni wango nuko haba hakiriho steps zo kuba system yagumya checking cyangwa se ireba ihuza ya makuru yawe, ihuza ibyo watanze, wenda niba wari ufite migration igacekinga ko utahinduye wallet, igacekinga ko utigeze address washyizemo ihura n'iri muri main checklist, ibintu nk'ibyo. Rero iyo ushobora kuba waragiye ubindagura cyane bashobora kugushyira muri tentative status. Ibindi ngo kubera ko umubare w'abakora migration ureba ari munini cyane, ibi nabyo bishobora gutuma rero KYC zimwe na zimwe cyangwa se account zimwe na zimwe bazishyira muri tentative cyangwa se zishobora gukererwa kuba zaverifyingwa, bigatuma rero tentative status iba marked cyangwa bayishyira kuri account yawe. Ikindi kintu ni ukuvuga ngo ni uko ufite amazina ari kwiranga muntu adahura n'amazina ari kuri KYC cyangwa se watanze, cyangwa se wallet yawe ikaba iri ilo, ngo ikaba warayisetinze nabi, nabyo bishobora gutuma baguha tentative kandi wari warakoze icyo twakwita nka KYC, warakoze na migration. Ikindi ni uburyo bwo twita random audit cyangwa se additional check, aho rero account zimwe na zimwe bashobora kuzishyiraho tentative mu rwego rwo kuaudita cyangwa se kuba batanga cyangwa se bacekinga amakuru ya nyayo agenga policy, ko rwango policies za Pi network zikaba warazikurikije. Ikintu rero ni iki wakora igihe wabonye tentative status?
ikintu cya mbere ni ukongera nawe ubwawe ugasura muri application ugacekinga neza ko amakuru wagiye utanga ko ahuye, ukareba ko KYC submission and approval, ukareba ko yujuje ibisabwa, ukareba ko wallet address warinkinze kuri migration ariyo koko. Ikindi ni ukuvuga ngo ukagenda nyine utegereza application ko ba updating cyangwa system update. Application ishobora no kuza batanga system update nshyashya ugasanga bagukuye muri tentative. Ikintu cya nyuma ushobora gukora ni ukuvuga ngo kibanzira cya nyuma, ugomba kuba wakwandikira support ukayibwira cyangwa se ukayibwira ko afite tentative status imaze igihe iri prolonged. Ubwo rero status ya contact ni ukuvuga ngo support ikaba yagufasha. Navuga ko ni core team rero igira ite uba wandikira nyine ikagufasha ugacekinga ko core team rero wandikiye ariyo muri Pi network nyine app. Ikindi ni ukugumya ucekinga ko KYC yawe na migration zawe details watanze zihura nyine n'ikintu nyine cy'ingenzi gishobora kugufasha kuba wasobanukirwa ko ugiye impamvu uri muri tentative. Ngayo nguko rero icyo mugomba kumenya ni uko tentative status ntabwo bisobanuye ko ibintu watanze byose atari byo, ahubwo ni igice cyo kuba verifying abo ubwabo cyangwa se bareba ko migration process iya nyayo. Ikindi ni uwanga umuntu wese ufite tentative agomba kwihangana akareba cyangwa se agategereza ko system ubwayo ishobora kumumakinga out ikagira nyine ikakuraho ya tentative mu gihe yari cekinze agasanga ibintu byose atanze ari ibyanyabyo. Ubwo ni igihe cyo gutegereza system nayo ikarangiza audit zayo bakaba bakurikurira tentative status. Nubwo waba rero warabonye KYC warabonye migration, ugomba gutegereza iki kintu neza ugacekinga ko system nayo ishobora kurangiza ibyo audit irimo gukora, ko twabonye ko system ari igihe bifite abantu benshi bakoze migration, bifite abantu benshi bagiye bakora ama KYC, bigasaba ko habaho kurindira kugira ngo ubashe kuba wavanwa muri tentative status. Mbibutsa ko open mainnet ni vuba, kandi mbibutsa ko abantu mukiri muri tentative mugumye nyine mu checking mwihangane murebe ko tentative bayibakuramo. Nshimiye buri mwese wakoze subscribe, mwibuke gusharinga guys, mwana barinde.